Inyamaswa. Mu marenga ya gihanuzi, inyamaswa igereranya ubwami cyangwa ingoma runaka. Muri Bibiliya, mu gitabo cya Daniyeli, havuzwe ingoma zitandukanye, ariko zose zagiye zigereranywa n'inyamaswa. Byanditswe mu gitabo cya Daniyeli, ibice 7 umurongo wa 17 n'umurongo wa 23. Urugero, ingoma y'Abamedi n'Abaperesi isomwa mu gitabo cya Daniyeli yagereranijwe n'inyamaswa isa n'idubu yegutse uruhande rumwe. Ingoma y'Abakarudaya yagereranijwe n'inyamaswa ifite ishusho y'intare. Ijambo inyamaswa abantu benshi basoma Bibiliya bajya baryikanga, abandi bagatekereza ko ari igitutsi, abandi bagatekereza ko ari urugomo. Naho inyamaswa Imana ikoresha ayo marenga ishaka kuvuga ubwami cyangwa ingoma runaka. Kandi erega si igitutsi, kuko n'ingoma ya Yesu nayo Yesu ubwe yagereranijwe n'umwana w'intama. Arongera mu gitabo cy'Ibyahishuwe 5 umurongo wa 5, Yesu ashushanywa n'intare yo mu muryango wa Yuda. Iki byo bisobanuye nuko Yesu nagaruka kubategereza imbabazi ze, azaba ari umunyamahoro nk'umwana w'intama. Naho ku banyabyaha banze ubuntu bwe, azaba ateye ubwoba nk'intare. Dore uko Bibiliya itubwira ku kintu cyitwa inyamaswa. Daniyeli 7 umurongo wa 15. Jewe Daniyeli ibyo neretswe ibyo bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashyira kinyoma y'ibyo byose. Arambwira nsobanura impamvu zabyo ati, izo nyamaswa nini enye ubonye nibo bami bane bazaduka mu isi. Hashingiye kuri ibi byanditswe, inyamaswa n'imvugo ya Bibiliya y'umwuka isobanura ubwami cyangwa ingoma runaka. Ndifuza kusoza mbararikira gusoma igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 13. Nacyo cyavuzwemo inyamaswa ebyiri zizaduka. Ubwo ni ukuvuga ko ari ingoma. Ibizakorwa n'izo nyamaswa bizaba bifite ingaruka ziremereye ku gakiza k'abantu. Ngaho mushishikarire kumenya, mumenye ngo izo ngoma ni izihe, zarimye cyangwa ntizirima, ni izihe Imana yashakaga kutubwira iki. Imana ibafashe.